abantu b'iki gihe baratambaraye, barashaka ibibanezeza aho gushaka ubutunzi bw'iki gihe bwabatwaye. Mu buzima bwacu twimenyereze gusenga, tumutabaze none kuko azadutabara, nagatererana mu buzima bwacu twimenyereze gusenga, tumutabaze none kuko azadutabara, nagatererana be. Umukiranutsi aguma neza mu byo yizera, mu kwiyambaza Imana by'ukuri umunezero uba mwinshi, maze agahabwa ubuzima bunejeje. Mu buzima bwacu twimenyereze gusenga, tumutabaze none kuko azadutabara, nagatererana be. Mu buzima bwacu twimenyereze gusenga, tumutabaze none kuko azadutabara, nagatererana be. Mu buzima bwacu twimenyereze gusenga, tumutabaze none kuko azadutabara, nagatererana be. Bandishake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabyongerwa, kuko umuntu ufite Yesu afite ubugingo bw'iteka. Bandishake ubwami bw'Imana. Bamwe bahisemo kwisubirira inyuma, bavuye mu byo bizera baragenda, bijanika mu by'isi nyamara bihita nk'umuyaga. Bandishake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabyongerwa, kuko umuntu ufite Yesu aba afite ubugingo bw'iteka. Bandishake ubwami bw'Imana. Bandishake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabyongerwa, kuko umuntu ufite kuza kumugeza, nyamara wiziba amatwi, yumvira ibiburo, none ko ugiye kurimbuka, uzapfa nabi mugenzi, ari wowe wizize.
bimurika ikwiye gusoma imirimo wakoze ku mugaragaro aho nuba aya magambo ngo oshigendamo imbere ntabwo nkuzi icyo nifuza nuko wazambwira wakoze neza injira mu munezero w'ijuru. Tuzaba aho heza.
ukomeje aharanire uzabeyo umura ntabwo yadusigiye